ikazana kuri YouTube channel yacu, akaba tugiye kuganira hamwe ku ikosa rikomeye rikorwa n'abagore mu gihe cyo kubyara. Birumvikanwa n'aba mugore ugiye kubyara neza, hari ikosa ryagaragaye rikomeye abagore benshi bakunze guhezaho cyangwa se bakunze gukora, bityo rikaba ryatuma batinda kubyara cyangwa se bikaviramo ibibazo, ari bo umudamu utwite ugiye kubyara akaba yagira ibibazo, cyangwa se n'umwana atwite yaragiye kubyara nawe akaba yagira ibibazo. Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze uzajya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiraho ku gihe nta nimwe ibacitse. Birumvikana mu mico itandukanye ibivuga ku kwibaruka k'umugore usanga biba bitandukanye n'ukuri, bitewe n'uko haba cyangwa se baba bashaka ko biba ibanga ry'abakuru, ndetse rimwe na rimwe bigatuma babeshya bakiri bato uko nyine kubyara bimera. Uretse ibyo kandi hari n'abazi ko mu gihe cyo kubyara umugore afunga umwuka ubundi agasunika umwana, kandi burya ngo iri kosa rikomeye ariko rikorwa n'abagore benshi. Gufunga umwuka nyine ntabwo kenshi abenshi babikunda, ntabwo ari byiza. Gahunda nshya rero zigaragaza ko uburyo bwo kubyara zisobanura ko kandi igakuraho urujijo ku binyoma bivuga ku kubyara. Iyi nyine gahunda nshya ishishikariza abagore nyine kwitonda mu gihe cyo kubyara, kandi bagaha agaciro uburyo cyangwa se polisi y'umugore ubyara aba yifashemo, nk'uko byagiye bigaragazwa n'abaganga batandukanye b'abadamu. Ubushakashatsi bagaragaje ko nyine abagore babyara babazwe nyine bagenda bagabanyuka, bava nko ku kigero cya 7% bagera ku kigero cya 1%. Byongeye kandi inguma zabo ngo zakize neza ku kigeranyo kigera kuri 55%. Urumva ko izi tekinike nshya ni sawa rwose, zirafasha. Rero nko kuva nko muri 2013 kugeza muri 2014 hari college y'ababyaza n'abavuzi z'indwara z'abagore, ubwo Royal College of Obstetricians and Gynecologists, ubu ni ikigo cyabo, yagaragaje ko abagore barenga 10,000 bakomeretse mu gihe cyo kubyara. Abagore 9 ku 10 bagaragaye iki kibazo mu gihe cyo kubyara, kandi bamwe mu bahuye n'iki kibazo byarabakomereye kugera naho bafatwa n'indwara yo kujojoba. Rero inzobere mu kubyaza zitandukanye zatangaza ko banenga ibivuga ku kuba iyo abagore bari kubyara bafunga umwuka ubundi bagasunika umwana ngo asohoke. Bagiye batangaza ko abagore benshi bakoresha uburyo bwo gufunga umwuka benshi bagiye bakomereka. Ikindi basobanura ko kandi uburyo bushya bukoreshwa mu kubyara, kandi ashishikariza abagore kwitwararika bakita ku buryo nyine bifatamo mu gihe babyara. Muri ubwo buryo harimo guhagarara, kwegamira urukuta, cyangwa se kubyara bapfukamye, ndetse bakita cyane ku kwinjiza umwuka no kuwusohora mu gihe cyo kubyara, kubera ko byagaje ko kuwufunga igihe kinini bishobora gutera ibibazo ku badamu barimo kubyara. Ababyaza kandi nabo bavuga ko gufunga umwuka umugore agasunika umwana mu gihe cyo kubyara atari uburyo bwiza, ahubwo bajya bakora ku nda gake gake mu rwego rwo gufasha umwana kuvuka bitagoye no kwirinda ko umudamu yakomereka. Birumvikana nyine byavuye muri izo raporo z'izo gahunda zitandukanye nyuma yo gutangazwa mu binyamakuru bitandukanye by'ubuvuzi. Birumvikana bigaragaza ko bishobora kuzatanga umusaruro, kandi hari gahunda yo kubisakaza nyine hose. Igikurikiyeho ikibanze wamenya gahunda nshya harimo guhagarara, kwegamira urukuta, cyangwa se kubyara umugore apfukamye, ndetse umugore akita no kwinjiza umwuka no kuwusohora mu gihe cyo kubyara, kuko biriya twakoreshaga kera tuvuga ngo sunika cyangwa se gufunga umwuka cyane ubundi usunike, ntabwo ari byiza cyane, ahubwo hari kugendagenda. Guhagarara buriya bituma umwana nyine amanuka kubera haba hacuramye, nyine birumvikana gravite ituma arushaho kumanuka neza. Ikindi cyangwa se umugore akaba yabyara apfukamye, kubera ko uriya mubyeyi apfukamye bimufasha gufungura aho abyarira nyine muri ya myanya umwana asohokeramo, kuko ipfukamye uriya myanya iriyongera cyane. Urumva ko rero ibi bishobora gufasha kuruta rya kosa ryakorwaga n'abadamu benshi, aho kugira ngo funga umwuka ubundi usunike, kubera ko biriya ukoresha imbaraga nyinshi kandi hasi hatiyongeye uko bikwiye, bityo bikaba byatuma umugore ashobora gukomereka cyane, ariko ushobora kumuviramo ubumuga nko kujojoba n'ibindi. Rero wowe mugore witegura kubyara, nimba ugiye kubyara neza, ganira na muganga wawe kuri buno buryo tumaze kuvuga, kuko wahagarara, wagendagenda, cyangwa se wasunika upfukamye, kuko bizagufasha kuba umwana yasohoka mu buryo bwihuse, kandi bikurinde kuba wakomereka
kuruta kuba wakoresha bwa buryo bwa kera bavuga ngo funga umwuka usunike, kubera ko bwagaragaje ko bishobora guteza ibibazo ku mudamu cyangwa se ku mugore urimo kubyara. Iri kosa rero ntimuzongeye kurikora, ahubwo weganiriza muganga wawe mufate umwanzuro, kandi n'abaganga benshi barabisobanukiwe barabizi. Zino porosiyo nshya zirimo kuza zo ko umugore yabyaramo rwose birafasha. Murakoze rero cyane, mwari kumwe na Dr Gasangwa Patrick. Mukomeze mukore subscription kuri ino YouTube channel yacu kugira ngo video zitandukanye zikomeze kubageraho ku gihe. Bye bye, ciao ciao. Ikazana kuri YouTube channel yacu, akanya tugiye kuganira hamwe ku ikosa rikomeye rikorwa n'abagore mu gihe cyo kubyara. Birumvikanwa niba mugore ugiye kubyara neza, hari ikosa ryagaragaye rikomeye abagore benshi bakunze guhezaho cyangwa se bakunze gukora, bityo rikaba ryatuma batinda kubyara cyangwa se